Bakunzi inshuti zikurikiye Monomax TV, uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye n'intambara ndetse n'amafaranga. Ese intambara zimwe zaba zifite aho zihuriye n'ifaranga? Muri iyi minsi turumva intambara hirya no hino. Uyu munsi turumva intambara muri Congo, tukumva intambara muri Irani, tukumva intambara muri Ukraine. Ariko dushobora kwibaza tuti mbese izi ntambara hari aho zaba zihuriye n'ubutunzi cyangwa ubukungu cyangwa amafaranga? Nibyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Hari ikibazo abantu benshi badakunda kwibaza, kuki ibihugu bimwe byinjira mu ntambara kenshi mu bihugu bifite peteroli? Mbese kuki ibihugu bimwe bihura n'ibihano bikomeye igihe bishatse gucuruza mu yandi mafaranga atari idolari? Ese ibi ni impanuka cyangwa hari ikindi kinini abantu benshi batabona? Uyu munsi muri Igajiro Show and Boardroom turareba uko ifaranga rimwe rishobora guhinduka intwaro itagaragara cyangwa abantu badabasha kubona. Abantu benshi batekereza ko idolari rya Amerika rifite agaciro kuko Amerika ari igihugu gikomeye, ariko hari ikintu abantu benshi batajya babasha kwibuka cyangwa gutekereza. Idolari ntirikomeye gusa kubera ubukungu, rikomeye kubera ko isi yose irikeneye. Isi yose ibikeneye idolari, kandi impamvu irikeneye cyangwa impamvu rikenerwa cyane nta yindi ni ukubera peteroli. Hano rero reka tubirebe dushingiye mu mateka ya hafi atari kera cyane. Mu mwaka w'igihumbi 1971 Perezida Richard Nixon yahagaritse uburyo idolari ryari rishingiye kuri zahabu. Mbere yaho gatoya amadolari yashoboraga guhindurwamo zahabu. Nyuma yaho idolari risigara rishingiye ku cyizere gusa, aho ifaranga rihinduka icyizere. Agaciro k'amadolari ntikari kakibarwa mu madolari, ariko ntikari kakibarwa muri zahabu, ahubwo kari gasigaye kabarwa ku cyizere gusa. Icyo gihe byarashobokaga cyane ko ifaranga rya Amerika cyangwa idolari rihita arita agaciro, ariko ntabwo ryagataye. Kubera iki? Nyuma y'imyaka mikeya ibyo bibaye, Amerika yahise ijya kumvikana. Nyuma y'imyaka mike rero Amerika yahise igirana amasezerano na Arabia Saudite cyangwa Saudi Arabia. Ayo masezerano rero yavugaga iki? Ayo masezerano yagiraga ati, mugurishe peteroli yanyu mu madolari gusa, natwe tuzabarinda. Aho niho peteroli cyangwa cyo twita petrodollar system yatangiye. Kuva uwo munsi bituma idolari uyu munsi rwose turikenera amadolari. Icyo gihe rero buri gihugu cyose kiri ku isi cyasabwaga kubanza gushaka amadolari kugira ngo kibashe kugura peteroli. Ibyo bivuze iki rero? Ibyo bivuze ko u Rwanda rukenera amadolari, Ubushinwa bugakenera amadolari, Ubuhinde bukenera amadolari, Afurika yose igakenera amadolari. Atari uko ari ifaranga ryiza kurusha ayandi, ahubwo ryiza kurusha yabo cyangwa ayandi, ahubwo kuko ari ryo ryemererwa muri peteroli gusa. Kandi mwibuke ko kiriya gice Saudi Arabia iherereyemo cyangwa Middle East ari cyo gice kivamo peteroli nyinshi, nubwo atari cyo gifite nyinshi ku ruhande, ariko n'ahandi birahari. Kandi iyo isi yose ikeneye ifaranga ryawe, uba ufite imbaraga. Ndumva ari ibintu byumvikana, namwe murabyumva. Ariko noneho hari ikintu kitagaragara kuri wese. Tugiye kuvuga noneho twinjiye mu intambara tayari. Urugero, nko mu bihumbi 2000 umugabo bitaga Saddam Hussein yayoboraga Iraq yatangaje ku mugaragaro ko peteroli ya Iraq itazongera kugurishwa mu madolari, ahubwo izajya igurishwa mu mayero. Nyuma y'imyaka 3, murabizi, nyuma y'imyaka 3 bwari muri 2023, 2024, 2025. Nyuma y'imyaka 3 habaye intambara yo muri Iraq. Ntabwo twabonye intwaro za kirimbuzi Amerika izerekana nk'uko ari yo objective yo gutera Iraq, ariko nyuma y'intambara peteroli ya Iraq yarongeye igurishwa mu madolari nk'uko byari bisanzwe. Abantu mwamwe babona ari nk'ibintu bisanzwe, ntibabyitaho. Dusubiye hano hafi muri Afurika mu bihe cyavuye cyane 2009, Muammar Gaddafi
yatangiye kuvuga ku bijyanye n'ifaranga rya Afurika rishingiye kuri zahabu. Icyo gitekerezo hari Afurika igacuruza mu mutungo wayo idaciye ku idolari. Icyo gihe muri bibiri na cumi muri bibiri na cumi nabyo muri bibiri na cumi na rimwe icyo gihe Libya yinjiye mu bihe bidasanzwe by'intambara, ndetse icyo gihe abaturage barigaragambye cyane. NATO ivuga ko igiye kugoboka abaturage, ndetse intambara yarabaye, Gaddafi arishwa. Igitekerezo cya gold dinar cyangwa rya faranga rya Afurika ryari rishingiye kuri zahabu nacyo kiba kirazimye burundu, kirazimangatana. Abantu benshi barongera baribaza bati ese ibi nabyo ni impanuka? Ariko hano ni ngombwa kuvuga ukuri. Ntabwo twavuga ko mu by'ukuri Gaddafi yapfuye azize igitekerezo cye gusa, kuko hari n'ibindi bintu byinshi bishobora gutuma iyi ntambara iba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo rero twavuga gusa ko ari ibyo byose ari cyo cyagiye kibitera. Hari izindi mpamvu nyinshi zishobora gutuma intambara ziba, ariko ngira ngo muri kubyumva dushingiye ku busesenguzi umuntu wese ashobora gukuramo iby'ingenzi cyangwa akeneye. Rero dushingiye nko kuri icyo gitekerezo cya Gaddafi, ngira ngo murumva neza ko iya Afurika nta n'uwigeze yongera kubaza ibyamubayeho, ahubwo byarangiye bityo gusa, Gaddafi arapfa birarangira. Ariko hano ni ngombwa kuvuga ukuri. Ntabwo twavuga ko intambara zose ziterwa n'ifaranga gusa. Hari impamvu ziri politike, umutekano, ubutegetsi, umutungo kamere n'amakimbirane ya kera, cyangwa intambara zishingiye ku mateka. Ariko ikigaragara ni uko ifaranga rifite uruhare runini cyane mu byemezo by'ibihugu bikomeye. Dufashe nk'urundi rugero yenda bijyanye no gufatirwa hano, hari icyo bita SWIFT. SWIFT ni ikindi kintu bikoreye. Ubundi abatayizi, SWIFT ni uburyo bukoreshwa mu koherezanya amafaranga mu bihugu, nko kohereza amafaranga avuye mu Rwanda ajya muri Amerika, avuye muri Amerika aza mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu. Ni uburyo bwo koherezanya amafaranga ku rwego mpuzamahanga. Abantu benshi batekereza ko SWIFT ari sisiteme isanzwe yo koherezanya amafaranga gusa, ariko mu by'ukuri ashobora no kuba nk'igikoresho cy'igihano. Iyo igihugu giciwe kuri SWIFT kikaba kidashobora kuyikoresha, biba bigoye ko gishobora kugura, kugurisha, kwakira ubwishyu no gukora ubucuruzi mpuzamahanga. Niyo mpamvu nka Irani, Uburusiya, Venezuela byose byahuye n'ingaruka zikomeye cyane mu bijyanye n'ubucuruzi mpuzamahanga. Uyu munsi rero ibihugu byinshi birashaka kuva muri sisiteme y'idolari. Urugero nka BRICS irimo kugerageza kubaka ubundi buryo bwayo. China irimo gukoresha ifaranga ryabo bita yuan. Uburusiya buri gukoresha ifaranga ryabyo bita ruble cyangwa ruble. Ibihugu byinshi birimo kubaza ikibazo kimwe, ese isi igomba gukomeza kubaho ishingiye ku ifaranga ry'igihugu kimwe? Iyo ifaranga ritanga imbaraga, igihugu kirakomera. Iyo igisirikare kirinda iryo faranga, ubukungu n'intambara ushobora kubihuza. Kandi rimwe na rimwe ibyo tubwirwa nko kurinda demokarasi bishobora kuba bifite izindi nyungu zihishe inyuma yabyo. Muri uyu munsi muri Gajirosho ntitubabwira ibyo mushaka kumva, tubabwira ibyo mukwiye gutekerezaho. Kuko rimwe na rimwe intambara tubona kuri televiziyo ishobora gutangirira mu cyumba cy'inama atari ku rugamba. Niba ushaka ikiganiro nk'iki cyangwa bisobanuye ibiganiro by'ubuhanga by'ubukungu mu buryo bworoshye, kanda subscribe dusangire kandi wandike hasi, ese wemera ko ifaranga rishobora guteza intambara? This ni Gajirosho and Boardroom. This is Mike TV. Ndakeka mwabyumvise neza. Ikiganiro cyacu ndumva twagisubikira ahangaha, kigomba kuba kigufiya, ariko buri wese mu bitekerezo mwumve niba haraho nabeshye, mushobora no kunyomoza mutera comment, cyangwa haba icyo mushaka ko tuzaganaho utaha mukakivuga uyu munsi. Ciao ciao.